Hello guys, umeze mute? Umuhungu wanyu Left Yanda ugarutse. Ubu none tugarutse muri mining ya Interlink. Akantu nje kubabwiraho n'utuntu duke cyane nje kubabwira, ntago turi burambirane n'iminota mike cyane. Nje kubabwira ku bintu ugomba ko kugeza kano kanya ukwiye kuba warakoze, kuko mu minsi iri imbere iyi coin igiye kuzajya ku isoko mu minsi iri imbere. Nawe rero ubaye utarayitangira ntago nabwira ngo ntuyitangire, kuko ishobora kujya ku isoko maze kugira coin zava amafaranga menshi. Ubaye utarayitangira wanyandikira kuri WhatsApp mba nashyize kuri video, ubundi nkagufasha gufungura account. Ntago bigoranye kuyifungura, ndabikwereka byose. Wowe sasa uyimayininga cyane nawe uri buyitangire wenda uyu munsi uri buze kuyitangira. Kumayininga murabizi ahantu umuntu aca, kanze mabereke. Iyo umuntu agiye kumayininga akanda hano, muri kuhabona aha niho umuntu akanda ukaza ukamayininga. Noneho hari security sako. Umuntu uzi ko utaba muri security sako urimo urahomba amanota azatuma ubona verified ITRG nyinshi. Hano niho bazandika verified ITRG. Ubwo verified ITRG ni coin ushobora kuba nyine wagurisha cyangwa waswapamo izindi coin, n'urugero igihe zaba zagiye ku isoko. Hano mfite 54,000. Hano bizaterwa n'uburyo nakoze muri Interlink inshuro mininga, niba mbona muri security sako. Rero umuntu uzi ko utaba muri security sako dore hano niho uza ugakanda. Ukimara kuza hano uhita hano haba ari security sako ubamo nyine. Dore izi nizo mbamo. Umuntu aba yemereye security sako 5 nyine, na amagurupe 5 nyine, security group. Rero uzi ko utayibamo, unyandikire kuri nimero kuri screen yawe, ubundi nawe ngufasha. Ugomba kumayininga inshuro 6 ku munsi. Noneho muri security sako umayininga inshuro imwe mu gitondo. Yego, mu gitondo nibwo uba wamayininga iza security sako. Iyo abantu bose muri groupe bamayininze nawe wamayininze inshuro zawe 6 ukuramo coin 180. Yego. Ikindi kintu mbabwira, abantu mu tradinga cyangwa ntago bisaba gutradinga nako, hari basohoye wallet Interlink basohoye wallet kugira ngo uyifungure. Nuza ugasanga rino jambo ntago ari ryo riri hano, nufungura app yawe ujye muri Play Store uyi-updating. Numara kuyi-updatinga harazanditse verified ITRG. Yego, nurangiza ukimara kuyi-updatinga uhita uza ukande hano kuri kano kantu, ugakandeho. Uhita uza hano handitse wallet. Nurangiza hano handitse wallet uhakande. Ubundi video yerekana uburyo bafungura wallet narayerekanye iyo video. Link yo ndayishyira muri comment. Muri comment ya mbere, abantu mushaka gufungura iyi wallet muraza kuyifungura. Iyo ni link muri bukoreshe mwamaze ku-updating application. Noneho hano iyo ni winjira kuri iyo link yanjye, hano hari amanota bazagenderaho batanga verified coin nyine ITRG. Turenge maze kugira 0.4. urimo urabyumva. Nawe rero ikiba gisabwa hano, ukimara kuza muri iyi wallet yawe maze kuyifungura, uhita uza kuri kano kantu k'umuntu kano ko hasi ukagakandaho, bahita bakuzana ahantu hameze gutya, ugahita uza ugashyiramo referral code yawe hano. Referral code yawe ukimara kuyishyiramo bahita baguha 0.2 HCS. Yego, none uko ukomeza kumayininga unamayininga muri security sako igenda yiyongera. Yego, rero nawe muntu uzi ko umayininga Interlink, ibi bintu byose nkubwiye kano kanya ugomba kuba ubifite. Yego, ntago bigoye, nta mwanya munini bisaba, ni ibintu byoroshye. Icyo ufite ikibazo unyandikire kuri nimero WhatsApp marasize muri video ngufashe.
noneho muri comment nashyizemo video yerekana uburyo wafungura ITRX wallet. Ni link ya video ibyerekana byose, ubundi warangiza ugahita ugenda ugafungura wallet yawe, ibintu byoroshye cyane. Sawa sawa, cyo nagusaba kora subscribe kugira ngo ujye ubona update zo mu minsi iri imbere za mining, ukore like kuri iyi video, ubundi muri comment wandikemo ikibazo ufite nzagufasha. Ciao ciao.